Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe bene data, nk'uko mubizi muri Saveur Divine amazina yanjye nitwa Florien Musabyimana. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 8. Tugiye gusoma umurongo waho wa 28 ndetse n'uwa 31, 28 kugeza 31. Turataruka dusome na 38. Reka dusome 28. Haranditse ngo yasubiragayo yicaye mu igare rye asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Umwuka abwira Filipo ati sanga ririya gare ujyane naryo. Filipo arirukanka yumva asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Aramubaza ati ibyo usoma ibyo urabyumva? Undi ati nabibasha nte ntabonye ubinsobanurira. Yinginga Filipo ngo yurire bicarane. Reka dusome na 38. Haranditse ngo itegeka ko bahagarika igare, baramanuka bajya mu mazi bombi, Filipo n'inkone, arayibatiza. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo nabibasha nte ntabonye ubinsobanurira. Ni ijambo ryumvikana, riravuga nta bubasha umuntu yagira atabonye umwuka wera. Nta bubasha umuntu yagira atabonye umwuka wera. Nta bubasha na buke ushobora kubona utabonye umwuka wera. Ijambo ry'Imana dusomye amagambo aboneka mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, aho tubonamo abagabo babiri. Umugabo umwe yari inkone, ariko yumvise ibintu bya Yesu ariko ntiyamumenya. Yumvise ibintu bya Yesu ariko ntiyamumenya. Mwene data unyumva, ndagira ngo nkubwire ngo abantu benshi bashobora kuba barumvise ibintu bya Yesu ariko batamuzi, kubera ko Yesu ubwe yarivugiye ngo umuntu wanjye ntabwo ari uwumva ijambo ryanjye gusa, ahubwo n'uryumva akarikomeza. Iyi nkone, amagambo y'Imana dusomye, iyo usomye muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 28, uhereye ku murongo waho wa 26, hatwereka uburyo yatangiye ubu buzima. Reka natwe turebe uburyo umuntu atangira ubuzima bwo gukizwa, noneho ureba aho ushobora kugwa hashobora gutuma udindira, abandi bagakomeza urugendo, wowe ukadindira ndetse ugasubira n'inyuma. Iyi nkoni itangira urugendo, tubonye ko yafashe umuzingo w'igitabo, kandi icyo gitabo cyari igitabo cy'ubuhanuzi bwa Yesaya. Ndatekereza ko wowe unkurikira ushobora no kuba iki gitabo utaragisoma, ariko ndagira ngo nkwibutse ko Yesaya ari mu bahanuzi bakuru bagaragara muri Bibiliya, bahanuye mu gihe cyabo kandi bagahanura no kuza k'umwana w'intama w'Imana. Bivuga iki rero? Bivuga ko nta mukristo ubaho udakwiye kuba yarasomye igitabo cy'ubuhanuzi Yesaya, kuko Yesaya muribuka ko yakojejwe ikara ku munwa na marayika akavuga ibyo abwirijwe n'Imana. Rero uyu mugabo yasomaga icyo gitabo ariko akajya agisoma nk'inyuguti. Ndagira ngo mbabwire ko yagisomye kenshi, agisoma kenshi ariko ntacyumve, ariko afite inyota
afite inyota nyinshi yo gusoma, ariko nubwo yasomaga ntiyabyumvaga. Ndagira ngo mbabwire ngo uyu mugabo yari afite n'igare. Iri gare risobanura iki mu ijambo ry'Imana? Iri gare risobanura facility cyangwa inyoroshyo mu rugendo. Muribuka ko n'abizera umuririmbyi yararirimbye ngo nzi ko ufite amagare 1000 kandi muri ayo magare harimo n'iryo wangeneye. Icyo wampitiyemo ni ukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Muribuka ko bajya bavuga ngo buri muntu afite irye gare. Igare ni igikoresho gifasha umugenzi kwihuta mu rugendo. Uyu mugabo rero yari afite gisunika, yari afite ikintu kimwihutisha mu rugendo, yari afite n'inyota y'ijambo ry'Imana, ariko yaburaga ikintu gikomeye cyane. Ntiyashoboraga gusobanukirwa Kristo uwo ari we. Ndagira ngo mbabwire ngo iriya ntumwa ijya Emawusi, bariya abantu bajyaga Emawusi, Bibiliya itwereka baragendaga bahura n'umuntu bafite agahinda. Arababaza ati ariko bagabo muri guterwa n'icyo agahinda kangana gutya kagaragara mu maso ku bagabo? Bati se ni wowe muntu utuye inaha ukaba utamenya ibyabaye? Tikagira inkuru. Baratangira bati twari dufite umuntu agihari, yadufashaga ibi, yatugiriraga neza, yatukundaga, kandi twabonaga azaba umwami. None bariya bagome bamwishe, bamudukuyemo. Ariko Bibiliya itwereka ko ngo uko bakora urugendo imitima yabo ikagenda icya, ikagenda inezerwa, bakagenda bishima ngo none amaze kubakurwaho ngo babona ngo baramumenya, baravuga ati niyo mpamvu tukiri kumwe imitima yacu yari iguwe neza, twari tunezerewe. Ntabwo bishoboka ko ushobora gutunga Kristo muri wowe umutima wawe utanezerewe, udafite ibyishimo. Ajya kujya mu ijuru yavuze ngo iki? Ntabwo yasize abubakiye karitsiye, ntiyasize abahaye ikibanza, yarababwiye ngo mbasigiye amahoro. Ayo mahoro atandukanye n'ay'ab'isi batanga. Ayo mahoro yanjye ndayabahaye. Aya mahoro rero ni ibanga rikomeye. Aya mahoro niyo yuzuza umuntu umwuka wera, kubera ko amahoro umuntu arayakurikirana uko ugenda ubana na Kristo, uko ugenda umwegera, ugenda ubona ubwiza bwe, ukagenda ubona uko yitamurura mu maso yawe. Mu mutima niho bikorekera. Umutima ukuzura ubwiza bw'Imana, noneho ukaba mu isi umeze nk'umwimukira, ukaba mu isi umeze nk'utazayibamo. Uyu muntu rero nawe wajyaga Emawusi aragenda arasoma, noneho Imana yo kabyara itagira uri kugenza, ijya ireba abantu bayitaho, yohereza Filipo iramubwira ngo genda ujye kuri ririya gare. Nubwo ubona ari igare rigenda, ariko nyiraryo afite ikibazo. Noneho Filipo ngo yumva ari gusoma. Ibyo yari ari gusoma murabisanga hano ku murongo wa 31 kugeza ku murongo wa 33. Ariko iyi nkone yasomaga, Filipo amaze kuyigeraho yumva ibyo iri gusoma. Noneho Filipo araryoherwa kuko yari umukozi w'Imana. Arabaza ati ariko ibi bintu bamo, ubundi ibi bintu urimo wiriwemo, uko twagendanye wasomaga urabyumva? Inkone ivugisha ukuri, iramubwira uti nabyumva nte ntabonye ubinsobanurira. Ndakugira ngo nkubwire wowe unyumva mwene data, ibi bintu by'Imana, gukizwa neza ukamaramaza, kuba umuntu w'Imana wemewe, ntabwo ushobora kubyishoboza utabonye ubigusobanurira. Niwo mumaro rero w'umwuka wera. Haleluya. Umwuka wera Bibiliya iratubwira ngo uwo mwuka wera naza, nibwo muzaba abagabo nyabagabo, nibwo muzambikwa imbaraga, nibwo muzabasha gusobanukirwa, nibwo azajya yenda ku bya data akabidusobanurira bitari byaba. Haleluya. Hanyuma rero Filipo ngo aramubwira uti rero nabyumvise, uza amagambo pe, warasomye urarepeta, ariko
ndagira ngo ngusobanurire Kristo, uwo nguwo Yesaya yavugaga. Aramumusobanurira, umuntu araryoherwa, arangije aramubwira ati ariko wanyemereye ukambatiza? Ati se urizeye mu mutima wawe? Wizeye n'umutima wawe wose? Aravuga ati ndizeye n'umutima wanjye wose. Ati hagarika igare rero. Aramubatiza. Ndagira ngo nkubwire mwene data unyumva, nkwifurije kubatizwa mu Mwuka Wera, nkwifurije kubatizwa n'Imana Data, nkwifurije kwizera n'umutima wawe wose kugira ngo ubatizwe mu Mwuka Wera. Umwuka Wera naza uzaryoherwa n'iby'Imana, uzabisoma ubyumve, ntiwumve ari inyuguti, ntiwumve yarapfuye gutyo gusa, ntiwumve byarabayeho hazari, wumve uburyo waje gucungurwa kugira ngo wowe uzabe umwana w'Imana nyakuri udafite inenge. Imana iduha umugisha. Reka dusenge, ariko ndakwifuriza kugira ngo wuzure Umwuka Wera, usobanukirwe iby'Imana neza. Reka dusenge. Imana, Mana, turagushimye kubw'ijambo ryawe, turakwinginze kugira ngo Mana, twebwe turivuga n'abaryumva, uduhe kugira intera tuvaho niyo tujyaho tukwegera, kugira ngo nuza tuzambikanwe nawe ikamba Mwami ry'ubugingo, uryo wageneye twebwe abazagukurikira bose tukiri mu isi. Tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.